Ubuzima n'umurunga ugizwe n'amapfundo menshi, buri wese afashe ipfundo rye. Ariko kugira ngo kuri uwo murunga ugumeho ufashe ipfundo ryawe, nuko n'abandi baba bafashe amapfundo yabo. Ikibazo ariko iyo urekuye ipfundo ryawe, akenshi uragwa. Ntabwo ari abantu benshi bagufata akaboko ngo bakuzamure bongere bagufatishe kuri rya pfundo. Uko niko ubuzima bumeze. Hanyuma gusaza ngo ni igihe rya pfundo rininda cyangwa se rikoroha cyane, kugeza igihe uzarirekura ugapfa nyine. Gusaza ni inzira twahawe, ibiri hafi kugera ku musozo birumvikana, ugashiramo izo ntege, ibyo wishobozaga ugasigara ubifashwa n'abandi, bikageza ubwo baba batakigufasha, ugashiramo umwuka bakagushyingura. Papa Sava yaravuze ngo gupfa ni ukuruhuka mu byo wakoze byose. Ushobora kuvuka ugahita upfa, ubwo inzira yawe iba ari amasegonda, iba ari iminota. Kimwe nuko hari abantu bafite inzira ndende bakarama, bakamera nka Ezira Mpyisi, kagira imyaka hafi 100. Kuri Papa Sava ngo ntabwo yakwifuza kurama imyaka myinshi cyane, ntabwo yemera gusaza agakukuza. Kuri we yifuza kurama nk'imyaka 80, aho umuntu aba akibasha kubara inkuru, akanabona akanya ko gusezera abasize. Papa Sava yavuze ijambo rikomeye nifuza ko mwasigarana mwese. Yaravuze ngo ubuzima ni nk'ubwato bubaje mu giti ariko bwapfumutse. Ubwo bwato mubujyamo mwese mukagenda, ariko uw'amazi atwaye acaho akagenda, kandi ntabwo bibuza ubwato gukomeza kugenda. Nuko ubuzima bumeze, urapfa abandi bakabaho. Ibi byenda kumera nka bya bindi nababwiye ngo ubuzima bumeze nko kugendera muri taxi itwara abagenzi. Waba wayiteze cyangwa utayiteze, taxi ntibiyibuza gukomeza ingendo zayo. Burya isi nta muhe dufitiye rimwe na rimwe, n'ubuzima nta muhe budufitiye. N'ikimenyimenyi buradutakaza bugakomeza kubaho ku bandi. Niyo mpamvu nutabaho abandi bazabaho. Shakisha uburyo bwose ubeho kandi ubeho neza. Igihe cyose ugihumeka baho kandi ubeho neza. Papa Sava yaravuze ngo ubuzima si inzira igororotse buri wese ashobora gukimbagiramo. Ubuzima ni inzira irimo amakoni. Inzira y'ubuzima ni ukuzamuka no kumanuka, ariko ukagerageza nk'umuntu kubiringaniza. Aranavuga ngo ubuzima si ukwishimira ibyishimiwe cyane, ahubwo ni ukwibaza impamvu ibyo byishimiwe byabayeho. Hanyuma ugatekereza utese ubu ibyishimiwe ntibyasiga amarira. None se kugira ngo bidasiga amarira nakora iki? Uko niko Papa Sava abona ubuzima. Yaravuze ngo kubaho neza ni ukubaho ubaniye abandi neza. Ibirenze kuba wambaye neza, wariye neza, waryamye neza, ni ukubanira abandi neza. Aranavuga ngo iyo ugize Imana abo ubaniye neza bakakubanira neza nawe, biba ari akarusho. Gusa ibyo ngibyo ntuzabyitege mu isi, banza tuzabisanga ngo mu ijuru. Ntabwo ariko abo ubaniye neza bazakubanira neza, ntuzigere ubyitega mu isi, hari igihe tuzabisanga mu ijuru. Papa Sava yaravuze ngo mwirirwa mumuhatiriza mumubwira ngo arongore, ariko iri jambo rirabasubiza mwese. Yaravuze ngo urukundo nta mupaka w'igihe rwatanze. Buri wese ari mu murongo w'abarugira, nta n'uwacikanwe narwo, nta n'uwarukerereje. Nta murongo rero, nta n'umupaka rwatanze. Papa Sava yaravuze ngo urukundo ubwarwo ntabwo ari imibare, ariko gushaka nabyo bishingira ku mibare. Na kera ngo barebaga ku mitungo, burya ngo urukundo ngo ni amaboko. Nta nubwo yemera ko urukundo ari impumyi. Yaravuze ngo urukundo si impumyi, ruturimo ariko ntiruturimo nk'ikintu gihumye. Yatanze urugero ngo urukundo rutarafata umwana wa generali ngo rumuhuze n'umwana w'umusazi mu isoko, urwo rukundo rwaba ruhumye gute? Urukundo n'umutima nama wa muntu nuko yerekeza ibyifuzo bye ku cyo yagiriye ubushake.
Papa Sava yaravuze ngo siniyumvishe ukuntu umuntu afata ikiganza akamanika amaboko akatura ati njyewe nawe tuzatandukanywa n'urupfu, warangiza mugatandukanywa na mesaje. Yaranavuze ngo inshuti nyayo ni inshuti kumva ikakugira inama, haba hari aho bikenewe ikagufasha. Yaranavuze ngo nta byishimo birenze kuramuka, burya ibyishimo byumvikana ku buzima bwaramutse umunsi ku munsi. Uyu mugabo yaravuze ngo amafaranga ni igikoresho kidufasha kubaho, gisimbura ibindi byahozeho kubera ko aricyo gihe tugezemo. Amafaranga turayakoresha, ntidukwiye kuba ibikoresho byayo. Papa Sava yaravuze ngo Imana n'ibiriho ni byiza, n'ibitariho nta kintu ahomba, gusa Imana ni ikidusumye. Yaravuze ngo ntacyo naba muhombye ndamutse nkoze ibyiza nsabwa nk'uwerekeza ku Mana, imeruka yazagira ngasanga Imana iriho. Gusa nsanze itanariho nta kintu naba narahombye, kuko kuyigandukira bifite inyungu nyinshi no mu buzima busanzwe kuruta kuyigomekaho. Yaravuze ngo nta hame 100% ribaho ku buryo utakena. Vuba wakena kimwe nuko vuba wakira. Gukira kwiza no gukira ku mutima mwiza, ugakira mu bumuntu no mu mico myiza, ugakira no mu mubano n'abandi. Hanyuma gukena bibi no gutindahara, ugatindahara n'ibitekerezo. Yaravuze ngo niba ugize amahirwe ugatunga, uzirinde kwirya kuba adatunze. Niba ugize ibyago ugakena, uzirinde kwiheba byo kwiyahura. Nakure umuntu atagera, nanakure umuntu atava. Yaravuze ngo igihe tukibamo ntabwo ari cyo kitubamo, nitwe tukigenga si cyo kitugenga. Gusa ntukibagirwe ko igihe ari amafaranga koko, ntabwo ari icyo gupfusha ubusa. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo umuntu ukwanga ariko akaba agufasha gutera imbere, uzamubwira uti shyiramo akabaraga mu kunyanga. Babaza umwanzi wawe utamukomerekeje, utanamutonganyije. Sekera umwanzi wawe umubwire neza, ariko ntukibagirwe ko akanga. Yaravuze ngo umuntu ni wewe, urakora bakakureberaho, wakwihuta bakagusanganira ngo mufatikanye, ariko uzabirebe ngo nta muntu n'umwe uzaza kugutoragura iyo watakaye ngo akujyane gukora. Burya umuntu ukora bamureberaho, abandi bakihuta bakamusanganira bagafatanya. Ariko iyo wowe watakaye, ni abantu bake bashobora gusubira inyuma baze ngo bagutoragure bakujyane gukora. Nuvuga kugira ngo ukomeze urugendo bisaba yuko uri mu kazi. Yaravuze ngo ntugashyire ejo icyo wagakoze uyu munsi, ejo ntawamenya niba arahawe. Aranavuga ngo kwamamara si ikindi, kwamamara kwiza no kuzibukwa neza. Burya ubusitari ni uguhora ukora. Aranavuga ngo kora vuba neza kandi utabangamiye abandi. Aranavuga ngo ugize amahirwe ibyo ukora n'abandi babikora, byakugaburira nabo bikabagaburira, kubera ko ntabwo uba ufite ubushobozi bwo kubatamika. Ni nawe wavuze ngo kwihangana bitera kunesha. Aranavuga ngo niba uguye rwanira gukukuza ubyuke, kubera ko si abantu benshi bazakuzanira akaboko. Niba uguye rwanira gukukuza ubyuke, ntabwo ari abantu benshi kuri iyi si bazakuzanira akaboko ngo bakubyutse. Mu magambo yose Papa Sava yavuze nasoreza kuri aya ngaya. Yavuze ijambo rikomeye ngo ntabwo wakwerekana gukomera kwawe ibihe bimeze neza. Muyo yavuze yose nasoreza kuri iri. Yaravuze ngo iyo uhingana inzara nibwo umenya agaciro k'umusaruro. Iyo uhingana inzara nibwo umenya agaciro k'umusaruro uzakura.